tubonye umuzuko w'uyu munsi, umuntu umwe azutse bitewe n'uko bari bamujyanye ku irimbi kumushyingura, hanyuma agahembukira ku irimbi. Ibyo rero bitubereye igitangaza koko bitigeze kibaho. Ubu twari dutegereje umuzuko uzaba ku munsi w'umuzuko nyine ku munsi w'imperuka, ariko tubonye uyu munsi wa none, tubonanye umudamu uzutse. Twisubije mu rugo dutegereje ibisubizo by'abaganga, Imana nidufasha arabaho, kandi ubwo ni Satani nimutwara iramutse. Twari turiyo ku irimbi twamaze no gusenga no kuririmba, kingura isanduka nuko arareba, atari ku muntu wanjye ko ndiba ari muzima. Abantu bakuze bose barebye, umuntu wapfuye ejo aba yagagaye. Kandi birashimishije, ntabwo umuntu yaba yapfuye bamugejeje ku irimbi, bamusize mu isanduka bapfunye ngo umuntu ngo yazutse. Ni ibintu bidutunguye kandi bidutangaje. Abo ni abaturage batuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari, bavuga ko tariki 3 z'ukwezi kwa 2026 aribwo bamenye inkuru y'incamugongo y'umubyeyi uzwi ku mazina y'Irakoze Lydia waje kwitaba Imana, bamushyitsa ku irimbi agahita azuka. Ubwo twaganiraga n'aba baturage bari batabaye uyu nyakwigendera yashyika mu irimbi byazwi nko kwa Nyiramafarana, bamaze gucukura, bamaze kumusengera ngo bamushyingure. Musaza wakaza akababwira ko batamushyingura atamusezeye, yamara gupfundura agira ngo amusezere, bakabona ibimenyetso by'uko uyu mubyeyi Lydia akiri muzima. Umudamu rero hari musaza uje avuga ati yewe nibwo nkihagera, aravuga ati ntabwo nabura kumusezeraho nka mushiki wanjye tuva indimwe, ati mumbabarire musezereho bwa nyuma. Hanyuma rero amaze kubivuga baravuga bati nta kintu ntabwo twabyanga, ku bantu bava indimwe birakomeye kugira ngo umuntu bamushyingure atamubonye. Niko kuvuga ati rero reka tumuhe uburenganzira. Hanyuma agenda aganira na mushiki we amubwira yuko yapfuye. Arangije araza aratubwira ati rero nta kindi nakora kugira ngo ntabwo ari buhembuke, njyewe ntabwo byarangiye, numushake uburyo dushyingura ubwo muntu yarangije kuko nanjye simuzura. Ariko baravuga bati ntabwo wagumana iyo ngingimire, reka tukwemerere ugende usezere nk'umuntu muva indimwe ushira agahinda. Hanyuma baramugenda barapfundura, mushiki we niwe waje nk'umuntu ugiye gutwikurura nyine kugira ngo buri wese asezere. Baravuga bati n'umuntu wese utamubonye aze asezere. Hanyuma bagiye kumukoraho, bararambura gutyo ukuboko tukabona kurarambuka, bagira gutyo intoki tukabona zirakora. Turavuga tuti uyu muntu ntabwo yaba yashize mu mwuka. Umuntu wapfuye ejo saa 3 se ukuboko kwe kwaba kutaragagara mu buhe buryo? Niko gufata umwanzuro. Baravuga bati ibintu tubanze duhamagare muganga aduhe umwanzuro, tubashe kumenya ko ubwonko bw'uyu muntu butagikora, tubone gushyingura. Niyo mpamvu turi aha ngaha dutegereje muganga. Bibaye uyu munsi nibwo tubonye umuntu uzutse, kuva igihe abantu bagatangiriye gupfa, ariko tubonye umuzuko w'uyu munsi, umuntu umwe azutse bitewe n'uko bari bamujyanye ku irimbi kumushyingura, hanyuma agahembukira ku irimbi. Ibyo rero bitubereye igitangaza koko bitigeze kibaho. Ubu twari dutegereje umuzuko uzaba ku munsi w'umuzuko nyine ku munsi w'imperuka, ariko tubonye uyu munsi wa none, tubonanye umudamu uzutse uyu munsi. Izashyingurwamo abandi. Dusanga Imana uriya muntu akira nta bindi. Narindi mu rugo ngiye kuza gushyingura, ngiye kumva numva barambwiye ngo umuntu wari ugiye gushyingura arazutse. Bahamagaye umutware wanjye kuri telefone, ndavuga ntabwo ibi bintu bishoboka. Ndavuga ni se uyu mubyeyi ko yapfuye ejo saa 3 hazutse ate? Kuva ejo saa 3 kugeza izi saha yabazutse. Nanjye byantunguye pe, ariko ni ibintu bitunguranye kandi birashimishije. Ntabwo umuntu yaba yapfuye bamugejeje ku irimbi, bamusize mu isanduka bapfunye. Twisubije mu rugo dutegereje ibisubizo by'abaganga, Imana nidufasha arabaho, kandi ubwo ni Satani nimutwara iramutse. Twari turiyo ku irimbi twamaze no gusenga no kuririmba, nimukingure dusezere mushiki wanjye. Dukingura isanduka nuko arareba,
atari ku muntu wanjye ko ndiba ari muzima. Abantu bakuze bose barebye umuntu wapfuye ejo aba yagagaye. aha bakomeje bavuga ko umuzuko wawuhereye mu karere kabo ka Rwamagana, dore ko ari ubwa mbere kuva bavuka babibonye aho umuntu azuka ageze ku irimbi, bakavuga ko ari Imana yabikoze igitangaza muri aka karere kabo ka Rwamagana. Byiza Imana iduhe umugisha gusa uriya muntu ahumeke umwuka w'abazima agaruke mu bantu bazima rwose nta Imana itabigenje kuko byatubereye igitangaza kubona umuntu ateje mu gitondo tukabagacukura imva bakayitashya tukajyana umuntu koko nk'abagiye gushyingura umusaza we kuko ati nimumunyereke twese ni naho tubiboneye n'ubwa mbere bibayeho kuva twabaho turumva ari ibintu bikomeye cyane biraturenze. Ikindenze nyine ni ukuba bavanga umuntu ngo yazutse kandi tuzi ko umuzuko utaragera, azutse mbere y'umuzuko. Shimira Imana ko imuzuye tukaba dutegereje yuko bazatubwira ati umuntu wacu arazutse. Nuko bari bamujyanye ku irimbi kumushyingura hanyuma agahembukira ku irimbi. Ibyo rero bitubereye igitangaza koko bitigeze kibaho. Twari dutegereje umuzuko uzaba ku munsi w'umuzuko nyine ku munsi w'imperuka, ariko tubonye umunsi wa none tubonanye umudamu uzutse uyu munsi. Nyakwigendera Irakoze Lydia yimukiye muri aka karere ka Rwamagana aturutse mu murenge wa Jari, akagari k'Agateko akaba ariho yari asanzwe atuye, akaza muri aka karere ka Rwamagana ari umwimukira. Amazina ye yitwa Irakoze Lydia, yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa 11 1990. Iyi tariki y'eshatu z'ukwa kabiri 2026 niyo yazutse kandi akaba ari nayo yari yitabyeho Imana. Gusa bamwe mu abaturage bavuga ko ari igitangaza gikomeye umuzuko uhereye muri aka karere ka Rwamagana, akaba ari byo bavuga ko mbere yo gushyingura umuntu abaturage bagakwiye kuzajya babanza guhamagara ubuyobozi, dore ko ubwo bamaraga kumenya aya makuru bahise bihutira guhamagara ubuyobozi buhamagara imbangukiragutabara ikiziza ngo uyu mubyeyi aracyahumeka, imushyira mu modoka iramutwara kugira ngo abe yabasha kwitabwaho. Imashimwe BTN TV mu karere ka Rwamagana. Ikibazo cyo kutagira irimbi rusange hafi ngo ni kimwe mu bibangamiye abaturage bo mu mirenge ya Gataraga, Shingiro na Busogo yo mu karere ka Musanze, kuko iyo bagize ibyago bagapfusha umuntu bibasaba gukora urugendo rw'ibirometero bisaga 15 bajya gushyingura mu kandi karere ka Nyabihu, dore ko ngo kugeza ubu aho bajya gushyingura ari mu irimbi rya Mukamira ryo mu karere ka Nyabihu, kuko ngo ariryo byitwa kuri iri hafi. Iki rero akaba ari ikibazo cy'imbogamizi kuri bo kandi kibabangamiye cyane. Ikibazo kirahari, bivuze ko twebwe nta rimbi dufite, murumva ko ari ikibazo gikomeye. Hari urugendo rumwe kugira aho mujya gushyingura papa? Urebye ni kilometero nka 17. Ni harehare, nta kugerayo n'amaguru ni ikibazo nyine. Abayobozi turabibabwira bati tuzabasubiza gutyo. Turabangamiwe cyane kubera ko ikibazo cy'ubuzima umuntu aba afite, kugira ngo umuntu abure umuntu noneho bigerekeho no gushaka mu kandi karere irimbi, ni ikibazo kitubangamiye cyane. Uwo mushyingura ni hehe hazugenda kunganira? Irimbi rya Mukamira mu karere ka Nyabihu, kandi bisaba amasaha 2 wenda ku muntu ushoboye kugenda. Ubwo uri kumva ko ikibazo kibaye guca nta butabaza umuntu afite kugira ngo abone abamuherekeza, ni ikibazo. Kubera uburyo bagorwa bikomeye no kujya gushyingura kure mu kandi karere, aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona irimbi hafi kugira ngo baruhuke ingendo ndende bakora bajya gushyingura mu kandi karere. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kudushakira irimbi ryo gushyinguramo mu mirenge 3 ariwo Busogo, Gataraga na Shingiro. Nicyo kibazo dufite, badufashije badukorera ibyo ngiye. Turasaba ubuyobozi kubera ko aribwo bureberera abaturage, bagize uko badufasha baturebera aho batugenera bakaduha irimbi. Inzego z'ubuyobozi ko zadushakira irimbi kugira ngo tube twashingura ahantu hafi hatatuvunnye. Ikibazo kiratubangamiye, niba leta yadufasha ikatubonera irimbi hafi, yabifashije twebwe igafasha n'abandi batoya bagihari. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu Madamu Wanyinegera Clarisse abinyujije mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wa BTN TV yagize ati:
Nibyo nta rimbi rusange riri muri iyi mirenge. Akarere gafite irimbi rusange rimwe rya Gacaca. Dufite gahunda y'uko muri buri zone haboneka irimbi, aho ku bufatanye bw'imirenge harimo gushaka ubutaka bwujuje ibisabwa ku bijyanye n'irimbi, hanyuma akarere kakazatanga ingurane. Bitewe no kuba nta rimbi rusange riri hafi, bigatuma bakora ibirometero n'ibirometero bajya gushyingura mu karere ka Nyabihu. Aba baturage bo mu mirenge ya Gataraga, Busogo na Shingiro yo mu karere ka Musanze baranavuga ko iyo umuntu agize ibyago usanga aherekezwa gusa n'abantu bake nabo b'inkoramutima, cyangwa se abafite ubushobozi bwo kwitegera imodoka, abandi bagatinya gukora urugendo rurerure n'amaguru. Gaston Nirembere, BTN TV.